niba ukeneye kuba umukire mu mwaka wa 2026 hari itegeko rimwe ukeneye kuba wamenya: ba umuntu udahari, abantu bakubone ko uhari ariko mu by'ukuri udahari. Aho ukurikiranye kino kiganiro cyose, nimba ari mu modoka urimo uragenda n'amaguru wateza kabisi, cyangwa se nanone aho uri hose uri no mu kazi wenda wifitiye udukoteri, ndagira ngo urembuze amaso urebe mu idirishya cyangwa se urebe ahandi hari abantu benshi barimo baragenda. Bose ubitegereze uko bameze, ubarebe nimba barimo baragenda cyangwa se barimo baraza. Ndagira ngo ubitegereze. Ikintu kimwe yamaze kuba wabona nimba wabitegereje, ni abantu bafite ikintu bita igitutu, barimo barirukanka, barimo barirukansa ibintu. Uko byaba bimeze kose ubitegereze bose ubarebe, kimwe bahuriyeho bameze nk'aho hari ibintu birimo birabirukansa. Ikibabaje rero ni kimwe, uko babona barimo barirukanka bajya mu kazi bavayo, cyangwa se nanone bakora ibintu runaka, barimo barirukanka, ubona neza ko barimo barihuta cyane, ariko indani muri bo bamaze kuba bapfa, bararangiye. Ni abantu bakeneye kuba umuntu runaka, ni abantu bakeneye kuba bari ahantu runaka, ariko mu by'ukuri hari ikintu kimwe batumva ngo banasobanukirwe. Buriya ntabwo bumva ngo banamenye neza ko ikirimo kirabirukansa, cyangwa se impamvu ubona neza bafite icyo gitutu barimo barirukanka. Ubona buri muntu wese arimo ararashinga bimeze nk'aho hari ibintu birimo biramwirukansa. Ntabwo bumva ngo banamenye neza ko ari umutego. Abo bantu bose urimo urabona hanze bameze nk'ibinyugunyugu. Buri ibinyugunyugu uko bimeze, cyangwa se ikintu kijya kumera nk'ikinyugunyugu cyose kiguruka ko buri busimba butoya buguruka bwirukankira ahantu hari urumuri mu ijoro. Uzitegereze abo bantu bose, n'abo bantu urimo urabona imbere yawe bose bameze nk'ibinyugunyugu. Nawe ubwawe wasanga umeze nk'ibinyugunyugu, urimo urirukanka ushaka urumuri. Ikintu rero mutamenya, cyangwa se ikintu abantu tutamenya, n'abo bantu urimo urabona hanze batamenya, ntabwo tuzi ko uko twirukanka dushaka urwo rumuri, iyo tugeze kuri urwo rumuri, iyo turwegereye cyane ruratwica rukaturangiza ubuzima bwacu, cyangwa se ubuzima bw'ibyo binyugunyugu nabwo bugahita burangirira aho ngaho. N'abantu rero niyo same category tumeze, turimo turirukanka dusanga urumuri, dushaka ibintu runaka, ariko ibyo bintu runaka nitubigeraho ingaruka zabyo ntabwo zizatubera nziza. Mu kinyejana cya 20 cyarangiye, wari ukeneye kuba waba umuntu runaka kugira ngo hagire icyo uri buze kuba wageraho. Nyumve neza, mu myaka wenda mu 2000 gusubira inyuma, wari ukeneye kuba umuntu runaka kugira ngo hagire icyo uri buze kuba wageraho. Ariko iryo tegeko, ikibabaje, benshi turacyarigenderaho. Ntabwo tumenya neza ko twakandagiye mu kinyejana cya 21. Muri iki kinyejana turimo rero, ukeneye kuba umuntu udahari, cyangwa se ukaba uhari utanahari, bakubona gutya ariko udahari, kugira ngo nanone ugire icyo uri buze kuba waba, cyangwa se uba urenze abandi. Ukeneye kuba uhari udahari. Muri iki kinyejana cya 21 ndagira ngo witegereze ko ibintu byinshi birimo biradusaba kuba twaka-identifyinga twebwe ubwacu, tukishyira hanze cyane. Ukeneye kurinda icyo bita amakuru yawe, kuko amakuru yacu turayatagaguza kuruta uko tubitekereza. Abantu benshi dukunda cyane gukoresha cash, amafaranga, ariko nanone tukayakoresha. Abantu benshi dukunda gukoresha amakarita, kwishyura ukoresheje Momo Pay n'ibindi. Twibagiwe kwishyura ukoresheje ikintu bita cash, amafaranga ufite mu ntoki. Gankubaze, uheruka amafaranga mu ntoki yawe ryari? Ni kera cyane, urasanga umaze nk'amezi 3 cyangwa se ngahe utarabona amafaranga yawe. Bivuze neza ko aho ugenda wishyura hose ukoresha, nimba atari ATM ukoresha mobile money, nimba atari mobile money n'ubundi buryo, ariko amafaranga yawe yose wishyura, cyangwa se buri gikorwa cyose ukora, ndagira ngo witegereze ugikora usize ibimenyetso. Iki kintu cyumve neza, buri gikorwa cyose ukora ugikora usize ibimenyetso muri iyi myaka. Ibyo bintu rero turabyumva, tukanabiryoherwa, tukanabijyana gutyo, ariko ntabwo tumenya neza ko ibyo bintu umuntu ureba kure abibonamo ikindi kirenze cyane icyo wowe ubibonamo. Ubitekerezeho nawe ubyandike muri comment, cyangwa se unabyibwire. Reka dukomeze. Hari umuhanga wavuze ati, buriya ubukungu bwawe n'amafaranga yawe ntabwo yagakwiye kuba asiga ibimenyetso, cyangwa se nanone ngo asige ibizakurwanya, kubera ko ikintu gihari ni kimwe. Niba ugiye gukora ibintu rimwe na rimwe wenda binanyuranyije n'amategeko, cyangwa se ugiye gukora ibintu wenda biri kure cyane y'amategeko, ugakoresha iyo karita, ugakoresha iyo mobile money, ugakoresha ikindi icyo ari cyo cyose ukishyura, byange bikunda imyaka izashira, igihe kizashira, ibyo ngibyo bishaka kuzakurwanya. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ikintu bita uburyo bw'imigaragare, cyangwa se ukaba umuntu udahari kandi uhari mu kintu kijyanye no kwishyura. Reka ibyo ngibyo tubyihorere. Ni gute ubaho uzi neza ko ufite amafaranga, ariko amafaranga nanone utayafite, ubona ari imibare iri kuri screen yawe ya telefone cyangwa se ya laptop? Ni gute wumva neza kuri safe? Ukuri guhari, iyo mibare ushobora kuyibwa, ubyutse ugasanga hariho 0. Waririra nde? Wabwira nde? Byagenda bite? Wizeye umutekano, ariko nanone umutekano wagakwiye kuba wizera ko ufite ikindi kintu. Bivuze neza ko keneye gutekereza inshuro ebyiri
ubwo ni uburyo bwa mbere ukeneye kuba wakwitaho kandi nanone ukanamenya. Uburyo bwa kabiri, ukeneye kuba umuntu udahari ku kintu bita amakuru akwerekeyeho. Iki kintu cyumve neza kandi ugisobanukirwe nk'uko ngiye kukikubwira. Ukeneye kuba umuntu udahari ku kintu cyitwa amakuru akwerekeyeho. Reka nze gusobanurire neza ibi bintu byumve neza. Abantu benshi, buri rubyiruko rwose, uhereye kuri njyewe, wowe n'abandi, turimo turafata amakuru yacu n'ibituranga, twamara kubifata tukabigaburira ikintu bita ChatGPT cyangwa se Grok, ama artificial intelligence. Bitaba ari ibyo ngibyo, tugafata amakuru yacu tugafata amakuru yacu tukayagaburira TikTok, tukayagaburira Facebook, tukayagaburira Instagram. Bivuze neza ko turimo turishyira hanze buri kimwe cyose kituranga, tumeze nk'aho turimo turagiha umuntu natwe ubwacu tutazi ngo agikontorore. Noneho ikibabaje cyane si no kuvuga ngo umuntu umuhaye amakuru, kuko buriya birashoboka ko waza ukampa amakuru ukigendera ukayama rimwe, ariko icyo turimo turakora, turimo turabikora umunsi ku munsi, every day. None wenda wayihaye amakuru y'uyu munsi, nejo ntibigutangaze ko ChatGPT cyangwa se izi artificial intelligence nizimara guhaga amakuru yacu, zimaze kutumenya neza, hari ibizakurikira, kandi ibikurikira bizaba biri mu nyungu za nyirizo application twagaburiye amakuru yacu, ntabwo bizaba biri mu nyungu zacu. Be careful, ibyo bintu byumve neza. Hari isomo ry'ingenzi ry'ubuzima abantu tutarimo turamenya, ariko buri munyabyaha wese azira isomo ry'ubuzima. Ni isomo rivuga ngo buri kintu cyose wavuze, buri kintu cyose washyize hanze cyawe, icyo kintu biba bishoboka cyane ko kizakoreshwa kikurwanya, ariko icyo utavuze ntabwo kizigera kikurwanya kubera ko nawe uzaba ukizi. Ahangaha unyumve neza, ushobora kuba wibajije ati ese ChatGPT nyiha amakuru yanjye gute? Buriya abantu iyo barimo barakora bararoginga in muri ChatGPT cyangwa se mu zindi application izo arizo zose, most of them, hafi ya zose, ntabwo bazigera bakwemerera ko ukora icyo ari cyo cyose uyinjiramo cyangwa se ukora ibindi utarashyiramo email yawe. Email yawe uyishyiramo, right? Noneho hari ikindi hari utuntu baguha kwa notification ngo allow, don't allow. Benshi cyane mugenda mwallowinga. Uzatwitegereze neza cyangwa se udusome cyangwa se ugire application ushyiramo, hari ako uzabona akubwira ati ngo allow us to track your interactivity cyangwa se your other application, ukabemera gutracking izindi application ziri muri telefoni yawe yose. Ibyo nibyo babashije kuba bakubwira, ariko nimba wabahaye access yawe kuri email yawe ni nkayikontrola telefoni yawe yose, uzabyitegereze, icyo gihe umuntu aba agufite. Niyo mpamvu buriya Google ifite amakuru yawe arenze ayo ukeneye. Ko wenda ufite kamera, wabwirwa n'iki ko iyo kamera iri imbere ya selfie ihora iteka ryose igufotora kandi mu by'ukuri utanabizi? Wabibwirwa n'iki ko ubona ukoresheje kamera warangiza ukayifunga bikarangira aho ngaho? Wabwirwa n'iki ko iyo kamera yawe idahora iteka ryose igufotora utabizi? Ikintu cya gatatu cy'ingenzi nanone ukeneye gutekerezaho ni ukwiga kurinda ibikuranga. Identity yawe ukeneye kurinda ku giciro icyo ari cyo cyose bigomba kuba byagusaba. Ati no kubera iki? Nimba uzi ubwenge, nimba ugiye gukora ikintu ubona neza ko wenda bishobora kuba byagufata cyangwa se akagira ibindi ubona neza ko bitameze neza, ukaba ubona neza ko bishobora kuba byakuzanira ibibazo hagize undi muntu ubimenya, byaruta cyane ugasiga telefoni yawe mu rugo mbere y'uko ujya ahandi. Bivuze neza ko nimba ugiye ahantu uvuga ati bashobora kumbona cyangwa se like ibindi bintu nk'ibyo, ntuzibeshye ko uzajyana telefoni yawe, kuko icyo gihe uzaba uri hanze. Hari ukuri kw'ingenzi abantu mw'iyi minsi barimo baribagirwa, ikintu bita kugenda ariko ufite umutuzo urenze usanzwe. Ukeneye kwiga kubungabunga roho yawe, ariko ukaniga kubungabunga ibikuranga. Ibyo bintu bibiri nubimenya, nta n'umwe uzigera ukumenyera. Ibyo bintu nibitagenda gutyo, ndakubwiza ukuri ko hari imyaka izaza, hari igihe kizagera wowe wibona gutya ukifuza ko waba umuntu wundi uri ahantu abantu batakuzi, ukagira isura nshyashya, ukagira izina rishyashya, ukagira ijwi rishyashya bitandukanye n'ibyari biriho, ariko ntabwo bizigera bikunda. Rero mw'iki gihe mw'imyaka, nimba ukeneye kuzaba umuntu ukomeye, kwirinda iby'ahazaza nanone bishobora kuba byakugiraho ingaruka, ibikuranga cyane kuruta ukurinda ibindi ibyo ari byo byose. Icyo kintu cyumve neza. Ni ibintu bibabaje cyane gusanga abantu, buri muntu wese akoresha amazina ya nyayo kuri buri platform yose ukoreraho. Amazina yawe ya nyayo akaba ariyo urimo urakoresha. Ni ibintu bishobora kuzakugaruka mu gihe utazi, bitewe n'ibyo urimo urakora ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se nanone bitewe n'aho ugeze. Ibi ngibi kugira ngo ubyumve neza cyangwa se kugira ngo unumve neza ko ibyo bintu ndi kukubwira bifite aho bihuriye, reba nk'ejo bundi ambasade ya Amerika yavuze iki? Yavuze ko mu minsi iri imbere kugira ngo baguhe viza yo kujya muri Amerika bazajya bareba ku mbuga nkoranyambaga zawe, bakareba archive yose. Urakeka bazabikura he?
urumva bazabikuraho nimba badafite data za buri muntu wese kuva yatangira gukoresha interinete? Nuko bimeze, nuko kuri kw'ibihari. Bivuze neza ko ukuri guhari nuko umwanda wose wacu cyangwa se buri kimwe cyacu cyose turimo turagishyira mu birere, aho buri muntu wese ashobora kukitegereza, ariko tukabikora mu by'ukuri twarabeswe ko biri ahantu habiri. Uretse kumva ngo wenda ngo ibintu byawe birarinzwe, ngo wenda online imeze neza, ngo ahangaha ntabwo wapfa kwiba data. Aho izo data ziri urahazi, abo icyo bazikoresha urakizi. Ese ninde uzirinze? Ese ninde uzirinze? Ngo wishyuye buri kwezi arinda uwo mwanda wawe, ayo mavideo yawe wirirwa wishyira hanze wambaye ubusa. Hari amafaranga wishyura ya buri kwezi arinda ayo mafoto. Hari amafaranga ya buri kwezi wishyura kugira ngo ukoreshe Instagram. Hari amafaranga ya buri kwezi wishyura kugira ngo ukoreshe Facebook, TikTok. Hari amafaranga ya buri kwezi wishyura kugira ngo ukoreshe YouTube. Ntayo, ni data gusugura. Ibyo ntabwo bihagije rero kuba ikiguzi. Bivuze neza ko uwo urimo uraha izo data cyangwa se uri gukoresha izo data zawe afite inyungu cyangwa se afite ubundi buryo azabibyaza inyungu, bwiza cyangwa se bubi. Yabigurisha, yabikoresha icyo ari cyo cyose. Gusa umenye neza ko hari ukuri, ugomba no kugira ubwoba bwo gushyira ibintu byawe hanze. Be careful, itonde cyane, kuko cyagiye ku mbuga nkoranyambaga. Ifoto washyize online ntukajye unayisiba wumve neza ko yasibamye. Ntabwo iba yasibamye. Nimba uzi ubwenge, nimba ushaka kuzirinda ibibazo bishobora kuzaza ejo hawe hazaza, ukeneye kwiga gutaninga off ama GPS yo muri telefone yawe, ukabyiga ukayifungura uzi neza ko ari ngombwa, cyangwa se byaba na ngombwa ukiga gukoresha telefone zimwe na zimwe zikoresha icyo bita guhamagara n'ibindi. Abahanga bazi gukoresha ama VPNs. Mbega hari byinshi cyane ukeneye kuba wakwiga, kuko iyi si turimo turagenda tujyamo y'iterambere cyangwa se ya tekinoloji. Ni isi ishobora kuba iri koroshya ibintu, ariko nanone uko byoroha bizazana n'izindi ngaruka. Nta kintu na kimwe ku iyi si kizajya kiza gutyo gusa kibure kuzana n'izindi ngaruka. Izo ngaruka uri capable yo kuba wazakira. Ikindi kintu cy'ingenzi ukeneye kwigaho kandi nanone ugatekereza ukamenya, nimba uri umunyabwenge, ukeneye kwirinda communication yawe n'imbuga nkoranyambaga na artificial intelligence. Ukeneye kwirinda za Alexa, ukeneye kwirinda za AI, za ChatGPT. Biriya mukominikana byaraje, muraganira ukumva ni umuntu murimo muraganira bya nyabyo, ukamubwira amarangamutima yawe akagusubiza ukumva ni umuntu, ariko dia urimo uragaburira wowe ubwawe, urimo uraha umuntu amakuru kuri wowe, ariko umuntu utazi ikintu utazi nicyo kigiye kuba cyayamaza. Isi ya tekinoloji ni isi iryoshye cyane, ariko nanone ni isi tutazi ibyo turimo turakina nabyo muri iyo si. Ukuri guhari kuri smartphone cyangwa se kuri izi telefoni za smart mubona abantu dore iteka ryose dukoresha, ni abantu bari smart cyangwa se ni abantu b'abanyabwenge bashatse kumenya amakuru y'abantu bakoresha cyangwa se y'abantu bari hano ku isi. Uburyo rero bworoshye bwo kugira ngo babone ayo makuru ni ugukoresha icyo bita smartphone. Ni abantu bari smart bakoresheje smartphone kugira ngo babone amakuru. Ni nayo mpamvu buriya amakuru kugira ngo agurishwe ni ibintu bihenda cyane, uzagira ubibaza. Ayo makuru wirirwa ubaha binyuze kuri ChatGPT, binyuze kuri Gmail, binyuze ku by'ukominikana. Mbega nyine umuntu aragenda akamenya igihugu n'ibibera mu gihugu byose yibereye ahantu runaka. Ibyo bintu babibyaza amafaranga, cyangwa se noneho bakaba babikoresha kugira ngo bakurwanye, cyangwa se bikazakoreshwa kugira ngo bakurwanye mu gihe wowe wabibahaye ku buntu for free. Niyo mpamvu uzajya ubona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu bita kuba TikTok ifite n'Abashinwa. Ibyo bintu batabishaka bahora iteka ryose babirwanya. Ntabwo bashaka ko amakuru yabo y'Abanyamerika azabikwa n'Abashinwa, kubera ko Abashinwa bayikoresha ibyo bashaka. Niwitegereza amaseriveri ya data cyangwa se TikTok z'Abanyamerika, seriveri zabo ntabwo zibitse mu Bushinwa, zibitswe na Oracle. Ibyo bintu uzabikoreho ubushakashatsi uzabibona. No kubera iki? Barabizi neza ko data, amakuru y'abantu babo bagomba kuyashaka, bagomba kuyarinda. Bivuze neza ko amakuru yandi y'ibindi bihugu yose anyanyagijwe he mu Bushinwa. Bazi buri kimwe kuruta uko abantu babitekereza. Ikintu kibabaje ku bantu turimo turabaho ino minsi, turimo turubaka ibikuta bya prison tuzafungirwamo. Ibyo bikuta noneho tugakomeza kuba twabigira birebire cyane. Ko tubigira birebire niko dutanga amakuru atwerekeyeho. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi nanone, cyangwa se ikintu navuga ko nacyo ukeneye kuba wamenya kuruta cyane, ibintu bya politike. Ubimenye, ubisobanukirwe, ariko wirinde cyane. Hari ikintu bita divide and conquer, cyangwa se cama abantu ibice bibiri ubayobore cyangwa se ubakonkaringe. Ukeneye kubimenya ukanabisobanukirwa. Ntukajye ufavorizwa na politike kugira ngo wange umuntu runaka cyangwa se wange umuvandimwe wawe, ishyaka runaka, abantu runaka. Oya, ibyo bintu by'ibyitondera. Ikindi kintu cy'ingenzi,
ntukajye uvuga n'inshuti yawe ku bintu byerekeranye na politike nimba utayirimo nimba utabikora it's okay, ibyo bintu bireke nyine kuko ntabwo birimo, hari impamvu utabibarijwemo, kuko ibyo bintu ushobora kubijyamo ukabyizirikamo kandi mu by'ukuri utanafite amakuru abyerekeyeho cyangwa se amakuru ufite atuzuye ugasanga nabyo bwabyo bigiye kukwangiriza ubuzima. Be careful, ujye witonda cyane kuko nabikubwiye ukeneye kuba uri ahantu ariko none utanahari. Jya urinda ikintu bita umutwe wawe, imivugire yawe, buri kimwe cyawe cyose ukirinde, uhere ku magambo yawe, ibyo uvuga n'ibyo uganira. Niyo mpamvu buriya umuntu ucecetse, umuntu udakunda kuba yavuga, uwo niwe muntu buriya agakwiye kuba utinya cyane kuruta hora iteka ryose avuga. Nibigera ku cyizere cyangwa se kwizera, ujye wizera ibintu wiboneye n'amaso yawe, ibintu wiboneye wowe ubwawe ukabibona neza ukavuga ati ibi bintu ndabibonye, ibyo bintu ari byo uzajya wizera. Ibindi uba uretse kwirukanka mu myizerere, uzajya ubona hari amahitamo abiri ari imbere yawe, cyangwa se ukajya ubona hari ibintu bibiri murabonamo ni amahitamo, nintajya kwa biriya ndajya kwa biriya, nintajya kwa ibi ndajya kwa ibi ngibi. Ujye ujya ku kintu cya gatatu kidahari. Bivuze neza ko umuntu ntabwo waguhitamo ibintu bibiri, ntukajya uhitamo ibyo bintu bibiri akubwiye, ahubwo ujye ushaka ikindi atakweretse. Icyo kintu aba ari cyo umenya, ahubwo aba ari cyo wigaho. Ahazaza nibikomeza kuba byagenda gutyo, dukomeje kuba twagaburira amakuru yacu n'ibituranga ibintu tutazi cyangwa se amaseriveri tutazi, kamere yacu cyangwa se ibyo twagaburiye imbuga nkoranyambaga nibyo bizaduhiga bikadushyira hasi. Uko ni ukuri kuzakoreshwa kandi uzajya ubibona. Umuntu arakuze ageze igihe wenda gikuru, akeneye kuba yaba umuyobozi ukomeye, umunyapolitiki ukomeye, ugasanga video from nowhere, amakuru from nowhere utazi iyo yavuye, araje yikubisa aho ngaho. Tayari icyo gihe ukaba disqualified, utazi aho bivuye, ukaba uzi neza ko wabikoze mu ibanga rikomeye. Icyo gihe nibwo uzahita umenya neza ko hari ikintu utigeze umenya. Icyo ukeneye ni kimwe, ukeneye gufokasinga ku ntambwe zawe, ukita ku byo ushaka kuba wageraho, ukirinda kwivanga, ukirinda kujya aho utagomba kuba wajya, ukirinda guhurura, ukamenya ko ugomba kurinda agatwe kawe, ukarinda buri kimwe cyawe cyose, ukarinda umwanda wawe. Nibitamera gutyo ibintu bizaba bibi, ariko nibimera gutyo numenya ibyawe, ukarya uri menge, ugahora iteka ryose ufite amakenga, hazaza hari mu biganza byawe. Kuba umunyabwenge no kuba umukire byose biri mu biganza byawe, ahubwo icyo bigusaba ni kimwe, ni iki gikenewe. Isi ya tekinoloji nimba yaje, ukeneye kwiga kuyibamo, ukayibamo uko imeze, kandi nanone wajya iburyasazi ukazirira kuzimara, ariko nanone ukabindyarya muri buri kimwe, ukamenya ibyo barizwamo n'ibyo utabarizwamo. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, ikiganiro cyo n'isi n'abantu njye gutegura nkakugezaho. Ndi Oliver Regra, ciao, hasta la vista.